dusanze ari ngombwa ngo turate Amavubi ukuntu yavutse n'ukuntu yabyirutse bishobera amahanga abasangira ngendo bahuje amatwara ikindi kandi nibwo byatangiye bigorana ko n'abakinnyi baturutse mu makipe atandukanye bakiri bato ariko ubona iminsi uko yigira imbere niko bagenda biadapta utuhagaze neza bitewe n'ukuntu twatangiye urana ko bafite urwego rwiza icyiza nuko tutatangiye kuri zero kuko bakinaga championnat icyo ni kimwe ni avantage kuri twebwe ibindi no guhuza umukino n'ubundi ni selection equipe nationale na gari club ibindi tuzagenda tuyiadapta dufite equipe tuzakina nayo ikomeye cyane natwe dufite abakinnyi bakomeye bafite ejo hazaza heza ndakeka tuzitwara neza. Hari amakuru kuri Libya? Turafite amakuru make ko bafite abakinnyi bakina mu makipe yabo yasohotse yakinnye Confederation na Champions League n'abakinnyi beza natwe tutakinnyi beza tuzageza kwitwara neza natwe. Gahunda y'urugendo iteye gute ububwira n'abanyarwanda intego muza guhagurukana? Ya gahunda turahaguruka ina saa 5 tuzagera iriya saa 3 z'ijoro ejo dukine kwa gatanu intego no kwitwara neza ku mukino banza bibaye biza dufite intego yo gutsinda kuko ntago tuzagenda tukugarire tugume inyuma tugomba gushakisha niburi gitego hariya cyatwa avantage kugira ngo tuzabone intsinzi kuri match ikurikiyeho. Byaratworoye ko abatoza bagerageje kudufasha ibishoboka muri aka kanya bitewe n'igihe tumaranye tumeze neza nta kibazo. Ntago biri butwafekte ko natwe tugomba guprova yuko ari ikintu dushoboye kandi bishaka no kudufasha kubona umwanya muri equipe nationale nkuru rero tugiye hariya tugiye gupambana ku buryo ari ikintu gikomeye tuzagaragaza. Amodo ni nziza navuga ko ari nziza uko buri umwe arisanga muri mugenzi we turumvikana kandi dushyize hamwe muri rusange ndizeza abanyarwanda yuko turi tayari gutanga ibyo dushoboye byose. Abayobozi batuganiriza buri munsi batubwira yuko tugiye guhagarara abanyarwanda bose muri rusange dufite kwitanga uko bishoboka kose kugeza ku mwuka wa nyuma. dusanze ari ngombwa ngo turate Amavubi birumvikana niba wenda ariko ngo niwe kapiteni kuri experience afite muri equipe nka Rayon Sport urumva ugereranyije n'abo bana akareka Jean Pierre niwe waba afite experience. Jean Pierre arya bari kumwe ubwo niba babona ari uzamubanzanyamo kuko kapiteni agomba kubona none ari umuntu uri mu kibuga wenda ariko hanze yacyo biba ari ibibazo n'umuntu ashobora kugira amahitamo ariko mutoza sike babereho cyangwa se bagagereza n'abakinnyi ariko experience ishimwe Jean Pierre yayimurusha Champions League ibyo bikipe y'igihugu bagiyemo mu buryo bumwe mu ikipe y'igihugu barabinganya. Jean Pierre se barantari imbere Jean Pierre ari imbere ikipe y'igihugu Adolphe niwo kareka bose se si mashami wabahaye icyizere akabarindisha igice kimwe n'undi kindi. Adolphe muri under ages ntayo yigeze akina. Under ages ziheruka kuba nizihe bose nabaho ngaho ibyihorera experience ishimwe Jean Pierre bose baracyabakinnyi bato bavumbutse bagafite mu ikipe makuru. Reka nkwereke kwanza nta no kuburana umuntu arinze Champions League imyaka 2 nubwo wenda bataha kare ko gutaha kare bagiyeyo nabyo ni nubundi nta bigeze gutaha batinze baheruka bavuba hangaha akaba yaragiye no muri iyo kipe y'igihugu akaba ari mu ikipe yatwaye ibikombe inshuro 2 zikurikiranye none se ubwo urumva tarusha uburambe wundi nizo Champions League level yagezeho ariko ubwo nyine bibara amahitamo ariko rero siko buri mukinnyi wese ufite uburambe yaba kapiteni nanone hari ikintu bita leadership iba mu muntu nabyo abana nacyo agendana nacyo biterwa n'uburyo ubanye n'abandi binaterwa n'uburyo wowe ubwawe witwara niho rero birangira buri ikipe itoye kapiteni bakavuga bati kapiteni ashobora no kuba ari n'umukinnyi ugeze mu kipe bwa mbere ahubwo yaba kapiteni adakina rimwe na rimwe no kuri bench nacyo rwose ubwo rero bagiye abona abatarengeje 23 abakuru bari bategereje ari niyo nzima nabo yamaze kuba joininga ejo bakoze imyitozo niwe wari usigaye
nyahari kuva i Burundi nawe byaragoranye. ubwo aya matoya tutarayavaho reka tubwire abantu ko azakina ku isaha y'isaa moya zo ku munsi w'ejo ku wa gatanu aragera i Bengazi isaa 3 z'ijoro baryame basinzire hanyuma ejo mu gitondo bazategure reunion technique umukino uzabe saa moya z'ijoro. amwanya yo gutakaza bafite amanini rero yo ari muri Maroc yitegura imikino ya gicuti. ari niwe wari usigaye nawe yaraye ahageze. Rubanguka na Habimana Green nabo bari bahageze. ubwo hasigaye ari niyo nzima nawe arahasesekara ku munsi w'ejo bivuze ko kuri uyu munsi imyitozo yanyuma itegura umukino wa gicuti bafatanye na Guinea Equatoriale bose uyu mutoza Carlos araba bafite. match rejo saa 11 Casablanca. Niteze kubona umubare munini w'abakinnyi benshi bashya se bahe ko badafite ibyangombwa. aba bashya ntago barabona ibyangombwa kandi mu mukino mpuzamahanga ubonazemo wa gicuti wabihanirwa. iriya ni match ya FIFA isifurwa n'abasifuzi ba FIFA no gusimbuza bigendera ku mategeko ya match ya FIFA. ubwo ni batandatu kugira ngo ahubwo bazakinira ya Chan ya Maroc batigeze bandikisha kereka basabye FIFA ati iyi match muyikureho kandi urumva Guinea Equatoriale ishobora nayo kutabyemera. ababonye ibyangombwa se nta numwe muri abo bashya nawe ubwo abashobora kongera kugaragara wenda bakina hanze ni abo ba Rubanguka ni ba Rafael Yorke bashobora kugaragara muri iyi match dusanzwe tuzi ariko bano bashya bo biragoye. ariko uyu muhungu warire w'umubirigi we yivugira ko ari umubirigi. Hakim Sahabo se nibo bwo bwene gihugu nyine bufite. oya nibo bwene gihugu babufite ntabwo byibuza bashyiramo nako Bunyarwanda ariko ntabwo byahita biza uwo munsi bisaba ko nawe agenda nyine abyigishwa ni nayo mpamvu yahamagawe. none se reka nkubaze ugeze gutyo uvukiye mu Babirigi niba ariho yavukiye ubanye n'abana b'Ababirigi uriye Kibirigi unyweye Kibirigi amasaha make ibintu byose ubikoze Kibirigi kumwe n'Abanyarwanda ntabwo kumwe n'Abanyarwanda ngo n'umunyarwanda nuko ababyeyi bawe hajya ngo umwana we ise ni umuki n'umurundi nyina akaba umunyarwanda biba bigoye tujye twemeranye urumva niyo imfura nta nubwo niba nyina wenda ibaze ubwo ese aramuga ati eka mugabo undi nawe ati reka bavuga ibifaransa reka ngo umwumbati yazafata iki n'iki azafata Ikibirigi ndakabwira ati ndagukabukira akumbati biragoye umwe yafata Ikibirigi ajyaho hagati. ubwo rero ejo bazakinira kuri Barshid Stadium saa 11 za Kigali ubwo ni saa 10 za Casablanca ubundi 27 bazahite bakina undi mukino na Maroc ya Chan. biragoye bavuga ngo hari ibindi bihugu biriyo ngo bakina none se babyaje bidafite gahunda. Njye nashakaga aba bantu bashya abo bazakina kuri Maroc ya Chan. tuzabona kuri Maroc nabwo umuntu azababona. abatarengera 17 harabona iminsi 8 ngo irushanwa ritangire muri Ethiopia ariko n'ubu ngubu ntabwo ministeri yari yemeza abantu bazagenda Leonida menya bakumvise ariko nagenda nibyo bikwiriye kugenda uhubaguritse mu bintu bituma n'umusaruro uzarebe nawe y'urugendo rugutunguye iyo urugendo rugutunguye atari nibi byo gukina iyo urugendo rugutunguye bakabwira bati Freme ejo urajya Igisenyi utabiraranye uko byagenda kose hari gahunda wari wateguye nugerayo uzakora gutya iyo bigutunguye urwo rugendo rwawe ntabwo rugenda nkuko ruba rukwiriye kugenda. none ikikwereka ko bitazaba ni ubundi ministeri iyo itaraguha amafaranga irakubwira iti iyangaje tuzabipanga inyuma iyangaje ariko ubu yaryumyeho yararumize rwose nta kintu babwira ibi bigakubitiraho ko no muri ministeri naho urumva ibintu chaka yavuga ko bitameze neza biracyayogayoze biracyazurungutana uwo PS aragiye ajya wa wundi w'umuvugizi wari waranze kuvuga no baramwirukanyira orege niko myumva niyo makuru ahari nawe niyo makuru buriya nge mbabona yarariye y'ubusa n'igihe cyose yahamaze kuko yitwa umuvugizi ariko nta gihe yigeze ashaka kuvuga harya ni siko yitwaga no mujyanama ariko ni warushinzwe n'ibyame ni warushinzwe n'ibyakira n'umuvugizi yari n'umuvugizi wa ministeri hari aho yigeze avuga cyangwa se agireho ibintu bye byavuzwe
nibuze bikanyura ahandi runaka. Ikigaragara rero kereka Sekafa hari abantu niyimurwa bagize amahirwe bakajya babona ibyo birira kereka niyimurwa naho ubundi ikigaragara kuri iyi nshuro ubundi kuri 28 bagomba kunyura muri MRI baramutse bahamaga uyu munsi nta staff iriho ntaki 28 ni kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Perezida wa Ferwafa ntaho hari, SG ntaho hari, ubundi iyo ministeri ya Diringa nande ndakora he ubundi vice president ariko arahari. Twifuza ko Matiku nyine ubwo vice president ariko twifuza ko abantu baparticipa bagera mu marushanwa anyuranye, ariko atari gupfa kugenda byo kugenda ngo nuko bagiye kandi batarabiteguye, atari kwiyerutswa rwose. Nibyo byiza ubwo nebyo byo mu Mavubi mbibutsa ko yari yashyizwe mu itsinda rya kabiri. Yari yashyizwe mu itsinda rya kabiri. Ngibyo rero ubwo iby'Amavubi yaba y'abatarengeje imyaka 23, ayabatarengeje 17, ayabakuze n'ayatarengeje imyaka 10, abatarengeje imyaka 23 nk'aha ngaha barambabaza mu abantu. Ubundi ahandi rega bari ikipe ikomeye cyane, ubundi niyo ibigaragaza icyizere cy'ejo hazaza h'icyo gihugu cy'ikipe y'igihugu. Ivuga iti nyuma y'imyaka 3 iyi kipe ya ariko twebwe ariko natwe ubwo nyine bihita bigaragaza level yacu muri senior team. Ngibyo by'Amavubi reka tunabiveho.